Nshuti bene data mukurikiye ububyutse nyabucano, nongeye kubashimira kandi mbasuhuza. Muri uyu mwanya rero ni umwanya twahariye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti kuburira abantu cyangwa se umurimo wo kuburira abantu. Iyo nsanganyamatsiko turayisanga mu gitabo cya Ezekiyeli, igice cyaho cya 3. Ese ashimwe bene data, reka dusome ijambo ry'Imana. Ezekiyeli igice cya 3 umurongo waho wa 16, umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka agira Ezekiyeli umurinzi. Nuko iminsi 7 ishize, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. Nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye, wumvishe ibyo mbabwira. Mbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo umuvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ze mbi, ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye, kandi azapfa kuko utamuburiye. Azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi. Ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, nuko azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Aha niho ukuboko kw'Uwiteka kwanziyeho, maze arambwira ati, haguruka ujye mu kibaya, niho ndibuvugane nawe. Yesu ashimwe bene data. Nk'uko tumaze kubisoma hariya mu gice cya hariya, Imana yagize Ezekiyeli umurinzi, imugira umurinzi nk'uko Imana igira indi mirimo ihereza abantu bagenda batandukanye, nk'uko Bibiliya igenda ibyerekana. Ariko yamubwiye ibintu bibiri. Yamubwiye gukiranuka no gukiranirwa, y'abakiranuka n'abakiranirwa. Ariko we yamushyizemo hagati nk'umuhuza. Ubwo Imana hano iravuga ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa ubwo uzapfa. Ese ashimwe. Ariko biciye muri wowe ukagenda ukamuburira akanga, azarimbuka, ariko wowe nta rubanza rw'amaraso azaba ari kuri we. Ariko wowe ninkubwira ngo genda umubwire ukanga, azarimbuka, ariko amaraso ye azayabazwa. Ese ashimwe bene data. Ese ubundi dusubiye mu mateka ho gatoya y'Abisirayeli, umurinzi yari umuntu ki? Turaza kubibona mu gitabo cya 2 cya Samweli, igice ni icya 18, umurongo waho wa 24 kugeza 27. Aravuga ngo, ubundi umutwe w'ijambo uravuga ngo babikira umwami ko Abusalomu yapfuye. Umwami babikiraga ni Dawidi, kuko umuhungu we yari amaze gupfa. Umurongo wa 24 ukavuga ngo, kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo abiri, maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ahateganye n'inkike z'amabuye, arambura amaso abona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira ejuru abwira umwami. Umwami aravuga ati, niba ari wenyine, inkuru ye aje kubara, ari wenyine hariho inkuru aje kubara. Nuko aza yihuta agera hafi. Ese ashimwe bene data. Nk'uko mubirebye muri Bibiliya, ubundi umurinzi yahagararaga aburira ab'umudugudu, akavuga ati, ibyago runaka kiraje, turabona ibintu runaka. Noneho abantu bari mu mudugudu bakitegura, bakaba stand by. Iyo yabaga atababuriye, bagurwagaho igitumo, n'ubundi amaraso y'abo bantu bari aho ngaho nubwo bapfa, urumva ko babaga bazize uwo murinzi utakoze inshingano ze neza. Rero nk'uko Bibiliya itubwiye ko Imana yagize Ezekiyeli umurinzi, uyu munsi wa none hari abantu bafite inshingano nyinshi zo guhagarara mu mwanya w'uburinzi. Urugero, ugasanga
ushobora kuba uhagarariye mu burinzi ku itorero, ukaba ari wowe usenga, Imana ikaba yaragushyizeho, akaba ari nawe umenya ibitero bigiye kuza mu rusengero, akaba ari we ugiye kumenya ibibazo bigiye kubamo ukabisengera. Ariko hari igihe urekeraho bya bibazo wanabibona ntubibwire abantu, ntunabisengere, ntunatabaze, ntunabibwira n'amukwiriye kubibwira. Ibyo byose hari igihe uri umurinzi w'umuryango, ugasanga umuryango uri kwangirika, ugasanga byose. Bibiliya itugira neza ko umurinzi azaburira abantu, ntabwo umurinzi ari uwo gusinzira no guhunikira. Oya, tuzabibona ejo ku munsi w'ejo mu gice cya kabiri, aho tuzaganira ku by'umurinzi asabwa. Ese ashimwe bene data. Kandi ikindi dushaka kugira ngo tuganireho, ese umurimo koko w'umurinzi ni uwuhe? Umurimo w'umurinzi muri uwo mwanya ni uwuhe? Reka dusome muri iki gitabo n'ubundi cya Ezekiyeli, igice cya 33, umurongo waho wa mbere kugeza kwa 6. Aravuga ngo umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura, wo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Yesu ashimwe bene data. Nanone ubwo urumva ikintu umurinzi akora. Umurinzi icyo ashinzwe ni ukuvuza impanda, agashyira hejuru, akabaza, akabwira abantu ati, yemwe ibintu birakomeye, yemwe mubyuke, yemwe mugire. Rega n'ubundi busanzwe no mu buzima busanzwe, iyo umuntu afite umuzamu ku rugo rwe, reka tumwite ko ari we murinzi. Umuzamu icyo akora ni ugushyira hejuru. Nubwo yaba afite ibikoresho birwana, ariko ikintu cya mbere umuzamu akora ni ukumenyesha abantu ko batewe. Niba ari abamutabara, niba ari abamufasha bakamufasha, niba ari n'abamubaza niba hari n'ababa bafite ibyo bahisha bakabihisha. Ariko hano muri gice cya 33 tubonyemo neza ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwo murinzi navuza impanda ariko abantu ntibayiteho. Icyo kintu kirakomeye, kuburirwa ntiwumve. Ikindi nuburirwa ukumva, ugahunga, ugakiza amagara yawe, uzabigize neza. Yesu ashimwe bene data. Uyu munsi wa none ahari ntituri mu migi, abantu ntituri muri migi ya kera yo mu bihe by'iki gihe Bibiliya yandikwaga, aho umurinzi yahagariraga ku nkike z'umudugudu. Uyu munsi wa none ahari twebwe turi mu gihe, nta nubwo ari ahari, ahubwo turi mu gihe cy'uko umuntu ashobora kuburira abantu biciye mu itorero, biciye ahantu hose, biciye mu kuza kukubwira ati ihane, tunganya inzira, biciye n'umurinzi. N'umuvugabutumwa ni umurinzi, ashobora kubwiriza ubutumwa akavuga ku byaha, ukumva koko pe biragutsinze. Nshuti yanjye, menya yuko uwo muntu ari umurinzi ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Ariko namwe barinzi, ese koko muhagaze neza? Abantu Imana yahaye imirimo yo kuburira ubugingo bw'abantu. Oya, uvuga ngo sindi umuhanuzi, kuko n'umuhanuzi n'umubaza azakubwira ngo sindi umupasitori. N'umupasitori n'umubaza azakubwira ati ngiye n'abantumye kuyobora ahantu, ntabwo bigeze bantuma kuza kubaburira. Ubwo rero nshuti z'umusaraba, icyo nshaka kubabwira ni uko twese tugomba kuba maso, tukaba abarinzi bakwiriye kandi bakora ibikwiriye. Ese koko Imana niyo yifuza ko tuba abarinzi nk'uko tubibona ijambo ry'Imana niryo ryashyizeho abarinzi? Ese umurimo w'umurinzi wakwibaza ngo umaze iki? Ni uwo kuburira abantu kugira ngo bakize ubugingo bwabo nk'uko tubimaze kubibona. Rero nshuti z'umusaraba, bene data bakundwa,
abasaba kugira ngo uyu munsi wongere wigarukeho uribe, wowe murinzi urakora ibyo Imana yagusabye? Kera mu minsi yashize nakunze kujya numva abantu bavuga ngo ariko ikintu kibi cyaba, atari iki kintu Imana yari yarakimbwiye. Ese koko niba atari ukubeshya, kuko niba yarakikubwiye uyu munsi wa none kikaba kigeze ku muntu ari kibi, ukaba utarigize umuburira, urumva udafite ikibazo? Ese koko wowe muntu baburiye 2, 3, 4, 5 ukanga, wowe urumva ijambo ry'Imana riravuze ngo uzarimbukira mu byaha byawe? Rero nshuti y'umusaraba, ntabwo ari byiza ko wahangana n'ibihe, wahangana n'abantu b'Imana yagutumyeho. Nawe ubwawe ugomba kugira gute? Kumvira ibyo Imana yagutumyeho, ukareka ukava mu bidakwiriye. Reka rero muri uyu mwanya nsoze mbifuriza kumvira Imana, yaba mu buryo bwose, yaba ari mu buryo bwo kuba umurinzi nyawe ukwiriye, ndetse no kuba nawe wakumvira umurinzi. Ikindi mbasaba ni ugukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, ukanabisangiza n'abandi bantu, kuko nk'uko bisanzwe tugiye kujya dushyiraho ubutumwa bwiza, nk'uko tugende dutumira abandi bantu, tugenda tuganira kuri topiki runaka. Nk'uyu munsi tuganiye ku kuburira abantu ndetse n'umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Tureba uko Ezekiyeli yagizwe umurinzi, tureba icyo umurinzi aba agomba kuba afite. Ejo tuzaganira ku bisabwa kugira ngo umuntu abe umurinzi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi mbifurije amahoro aturuka ku Mana, mbifurije guhaha mukaronka, kandi mbifurije no kugira amahoro aturuka ku Mana. Ni ukuri, kandi umugisha w'Imana utanga Imana iwubahe, kandi ineza yayo ibe ku miryango yanyu, ndetse no ku gihugu, ndetse no ku itorero muri rusange. Kandi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo dusabirane, dukomeze dusabirane, dukomezanye, duterane inkunga kugira ngo tuzagere mu bwami bw'ijuru. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze.